Jenoside irangiye nibwo kwa kuba bucura nabyanze ndabyanga ndababara kuko nari nsigaye abanteteshaga badahari ariko ubu ngubu bibaho kugira ngo ariko natonganaga n'Imana. Ubuzima bwanjye bukozwe n'ibitangaza gusa. Ubuzima bw'urugo imyaka 15 namazemo byari igitangaza gikomeye. Nabyo igitangaza kuko ntago wari umurimo woroshye. Ntekereza ko atari nanjye wanagukoze sinari kuwushobora kuko mu 1998 nibwo nashingiwe. Nakoze akazi ndwaje umugabo imyaka myinshi 13 nararivuze umutima urandya mbura amahoro we ndavuga ntumva ikinamico urabeho ndasezera ndavuga oya ikinamico ndayiretse. Rero mu itangazamakuru ururimi ruranyererwa kora ikintu ukavuga uti cyo korana mana y'imico noneho ibi ni biki. Umushinga witwa gushinga urugo se ntusigaye woroshye nyine kuwutangira. Kera umuntu yajyaga guperereza akamenya ngo runaka avuka he yakuze ate yari icyakundi bene nk'ibyo cyangwa bakanagushakira. Ariko ubu so gukubitanira se nyine muri bwa buryo bushyashya bwadutse nk'ubu ngubu uri bumbona akavuga atari kuri ya mubyeyi ndabona asa neza da hanyuma bikabera buhaniyemo kubimenya. Ariko abantu barahuranye bakarya uzi gufata umureti kubona umuntu nimugora afasha special y'amajya 6 n'ifirita akarya akarenzaho simbizi ibindi byo kunywa biremereye harimo na Coca-Cola wenda nk'urugero cyangwa ikawa kandi agiye gusinzira ngo iyo ntambara se nawe. Ubundi mukobwa utangiye kumera amabere abandi hari ukuntu bahisha ariko giye yaramaze ngiranya akatuza ndakarega ntabwo mbizi niba ariko na Ibihe byiza kuri mwese abakurikira ibiganiro bya Zahabu Media TV. Ibiganiro byacu ahanini byibanda ku bantu bafite inkuru zifite icyo zakigisha abandi bantu. Kugira ngo rero tujye tubana muri ibi biganiro kandi subscribe kandi no kunzogera munsi yayo kugira ngo ujye uwa mbere ubona ibiganiro byacu dushyizeho kandi n'ibiganiro byiza. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu abumva Radio Rwanda muramuzi ahamaze igihe cyane mu biganiro by'umuryango ariko kandi ntago ari byo yahereyemo mu myaka isaga 20 n'indi ari kuri iyi radio y'igihugu yitwa Colette Mukandemezo. Muraho neza? Muraho. Nejejwe no kuganira namwe. Yego nanjye ndabashimiye ko mwaje ngo tuganire. Ntangira ikiganiro nari mvuze ko umaze hafi imyaka 20 na kuri radio y'igihugu. Ubwo mbere yuko twinjira mu buzima bwanyu bundi ubwo mwahageze nka ryari? Natangiye kuvugira kuri radio mu mwaka wa 1996 ariko akazi k'itangazamakuru nagatangiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1996 muri Minisiteri y'Itangazamakuru. Ndi ubitatashe de presse n'uruhurirane rw'amatariki nkunda cyane. Itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1969 niyo tariki navutseho. Yego rero biranshimisha kubona naratangiye umwuga w'itangazamakuru bigahurirana n'umunsi navutseho. Yari ibintu wateguye cyangwa no ruhurirane rusanzwe gusa? Nuruhurirane ntamenye uko Nyagasani yarukoze ariko rwa ruhurirane rwari ngombwa kuko njya mbwira abantu mu buzima bwanjye hari ikintu kitajya kimbaho kandi ubundi abanyamakuru benshi kirabaranga ntago ngira isoni kuva nkiri mutoya sinbigize bimbaho kwa kundi umuntu agenda agasitara agatinya guca imbere y'abantu cyane cyane ari nk'abagabo ntago byigeze bimbaho kandi Bibiliya nayo iravuga ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye muri ibyo yarabivuze nzajya nirata umusaraba. Rero ntago nzigira nyine ntazo ngira ariko nta nubwo nzishira kandi nsaba Imana ngo izandinde kuzishira nshaje. Byiza cyane guhera icyo gihe kugeza na n'uyu munsi uri umunyamakuru turaza kubiganiraho cyane ariko reka tugaruke kuri Colette mbere yo kwinjira mu itangazamakuru. Colette ni muntu ki? Colette ndi umwana w'ubucura iwacu twavuze turi 6 abakobwa 3 n'abahungu 3 vuka ndi bucura nyine
mama yarasagizaga niko babyitaga kera ari ikinyarwanda kigoye ubu ngubu umuntu akivuze gusagiza ni ukubyara ugakurikiza utinze. Tuvuge nyuma y'imyaka nk'itatu mu gihe cyo hambere umuntu bavuga ko yabaga yarasagije. Rero yarabyaraga agashira imyaka 3-4, gihe by'umwihariko uwo nakurikiraga yandushaga imyaka 7. Urumva nari ntago mbese naje ntinze ku buryo bari bazi ko ntazavuka hari. Mvuka rero nyine muri abo bana 6, ubwo ndi wa 6 ndi bucura. Niyo mpamvu mpora ndi umwana hari ntago njya kuba bucura. Hari ukuntu kera nabyangaga, sinabikundaga cyane cyane muri jenoside irangiye nibwo kwa kuba bucura nabyanze, ndabyanga ndababara kuko nari nsigaye abanteteshaga badahari. Ariko ubu ngubu bibaho kugira ngo, ariko natonganaga n'Imana kuko numvaga ariyo yampimukiye pe watware nsigare kweri. Nasigaranye na mukuru wanjye mu nda ya data na mama, nasigaranye na mukuru wanjye umwe gusa nitwa Colette Mukandengo. Urumva abandi bose basaza banjye, mukuru wanjye wundi umwe, ba mama wacu, data bose urabyibaza kugira ngo uri bucura umwe ashigashyiga afata cyangwa n'undi afata cyangwa wahinze ukabona baragiye bose. Ndavuga mana nawe ntabwo ibintu wankoreye bimeshe, biramvuna nyine birambabaza. Ariko ntabwo nabitinzemo, nabisohotsemo mu mezi make cyane mu 1995 nko mu kwezi kwa 3 nari ntangiye kubisohokamo. Uwo ni Colette bucura mu muryango w'iwabo, umwana wavutse harimo intera nini n'uwakurikira. Uyu munsi ni umubyeyi ufasha na benshi muri societe. Ariko n'ubundi tukiri mu bwana, mu mico yawe wari umuntu umeze gute ku buryo uyu munsi ubitekereje uvuga ute se koko buri uriya yari njye? Ndi muto biratangaje, ntago navugaga pe, navugaga amagambo make cyane. Sinakundaga no guseka, ntago nabikundaga, nari mfite iryinyo rishiririye. Icyo kintu nyanyibuka, hari umuganga wari bonye setse gake ahita riharura nk'uri Butare muri universite muri 1992. Urumva ko nari manye n'igihe kirekire. Rero sinakundaga guseka, ariko ikintu cyatumye ndakunda guseka, njya nkunda kubwira abantu amagambo mabi ndayanga cyane, kuko umuvandimwe ari nawe twanasigaranye biratangaje, yigize gutera urwenya gusa. Aravuga ngo abantu haraguye mu myumbati. Kuva uwo munsi mpindura isura, sinongera guseka, nagera mu rugo nkaba undi muntu. Kandi iyo nasohokaga nkagera hanze nkakina n'abandi bana, narakubaganaga nk'umurizo w'ihene. Ariko nagera mu rugo nkahinduriza kubera iryo jambo gusa ko abantu haraguye mu myumbati, nkumva nyine niho nk'abandi bana, nkumva biramvuna. Rero birantangaza kubona nshobora gukora umurimo w'itangazamakuru. Nkinatangira ku kazi ndibuka nabwiye umuntu, ariko si kuko ntazi, ni Victoria nabwiye ko ntazi no kubaza umuntu by'ubuzima bwe kuko ubu nzabishobora. Arambwira tuzabishobora humura. Nuko ntangira akazi k'itangazamakuru. Ariko guseka ngeze mu mashuri yisumbuye nibwo naretse kumeka babyita, ntangira kujya seka nkatera urwenya nyine mukuriye nabaga ndi kumwe n'abandi. Igihe abantu bumvaga bashaka kunzenguruka, ndi akantu k'agace gato cyane kangana nk'akadodo. Mugani hari umwarimu umwe wanyishije mu mashuri yisumbuye niwe bavuga ngo Colette ngo yanganaga nk'agahera, yitwa Emmanuel Ryamuhenge, twigishaga igifaransa kuri Apakopi, niho nizeye mashuri yisumbuye. Rero nakundaga ko abantu banzenguruka, tugatera urwenya, tugaseka, tukaganira byinshi. Hanyuma nkakunda no guteka. Yego, ni byiza cyane. Ubwo aho ngaho ni mu mashuri, cyo kimwe n'abandi bana umuntu ajya kwiga avuga ati ndarota kuba iki, rimwe na rimwe bikaba cyangwa ntibibe. Wowe uri umwana warotaga kuzaba iki? Jewe nkiri muto numvaga nzaba umuganga, umuganga rwose. Ndetse na muri universite ngiye kujya muri kaminuza nari niyandikishije koko mu buganga, ndanatsinda amasomo nyatsinda neza. Hanyuma umunsi nagombaga kujya gutangiraho universite mu 1996 ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2 mu 1996 nibwo natangiye n'akazi k'itangazamakuru. Irwo ruhurira narwo rwabaye nk'urungora kuko numvaga rwose nshaka kwiga ubuganga. Hanyuma akazi kaje ngira umuvandimwe
wanjye muramukazi wanjye bikakonsorota mukarusanga arambwira ati ariko byiza wasuspanda ukajya gukora akazi hanyuma ukazaba wiga. Nkurikije inshingano nari mfite koko mwumva kandi ndamwumvira ndanamukunda cyane, nyine ndagenda njya mu kazi ubwo kwiga biza kugera noneho ubwo ni muri 1996 mu myaka 13 nibwo nagiye muri kaminuza noneho ni igitangazamakuru. Ubwo by'ubuganga nyine basi simba nkibaye muganga wabyigisha. Ugiye kwiga itangazamakuru utarigeze ubirota, ni iki kintu cyari kiguteye ubwoba cyane ukavuga uti ibi bintu ngiyemo koko bizagenda gute? Ni iki wumva uri gutinya mu itangazamakuru? Ntabwo nari kuvuga nyine nashaka gutera urwenya tugaseka n'abantu, ariko n'uyu munsi wa none turi kumwe tuvugana nawe sinzi kubaza umuntu kwa kundi ushobora guhura n'umuntu akakubaza ngo ariko ngo runaka ngo wenda ngo ni muntu ki ngo ni mwene nde, ntabwo ibyo bintu bizi, ntabwo mbizi utambwiye amakuru mu buzima busanzwe, ubuzima bw'umwihariko ntabwo njya mbishobora. Mbaza niba nje kuvuga gukora ikiganiro ndagikora, ariko ujya kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane hari igihe umuntu ngo ariko runaka uriya ngo atuye he ngo arye iki ngo ntabwo njye mbimenya. Mvuga binteye impungenge, sinzi ahari ndashobora kuba nitaranye umwuga w'itangazamakuru n'ubundi buzima bwo guperereza, ariko naje gusanga itangazamakuru atari iperereza, ni umwuga ukwawo wihariye, n'iperereza nabyo ni ibindi ukwabyo byihariye, nabyo ni akandi kazi. Ugeze mu itangazamakuru, niba nibuka cyangwa ntibeshye, ikiganiro cya mbere wakoze ni Nyamuhiribona, cyari ikiganiro kivuga kuki ku buryo nk'abantu bakiri bato badukurikiye uyu munsi bashobora kwita batekereza ishusho yacyo. Nyamuhiribona rero cyari ikiganiro cya Minisiteri y'Itangazamakuru, kuko natangiriye akazi k'itangazamakuru nyine muri Minisiteri y'Itangazamakuru, ariko kubera ko cyatamuka kuri Radio Rwanda abantu bose nyine bahita bumva ko ari abakozi ba Radio Rwanda. Nyamuhiribona ubusanzwe ni inyenyeri yegereye ukwezi. Iyo nyenyeri rero ituma ukwezi kubona cyane. Itangazamakuru rero barigereranya n'urumuri rumurikira abantu kugira ngo bashobore kubona. Nicyo byashakaga kuvuga. Hari umwe ugize no kumwe atari ko Nyamuhiribona bavuga ko ari agasimba, niba yashaka kumfobya ntabwo mbizi. Naje kugibuka vuba ndabitekereza, noneho ndamusobanurira sinzi impamvu yaravuze gutyo, ariko Nyamuhiribona ni inyenyeri igaragiye ukwezi. Ubwo rero n'itangazamakuru nabo ni umwuga ugaragiye urumuri, cyangwa se tuba abantu bashobora kumenya icyerekezo, bashobora kuvuga bati dukora iki tureke iki. Itangazamakuru ni ryo ngiryo. Icyo kiganiro ubwo cyabaga kigaruka ku biki muri rusange? Cyavugaga kuko urumva nari attaché de presse muri Minisiteri y'Itangazamakuru, byari ibikorwa binyuranye bya Minisiteri y'Itangazamakuru, inama zabaye, tuvuge mbese cyane cyane n'ibikorwa Minisiteri y'Itangazamakuru yakoraga bijyanye n'uko yari ihagarariye itangazamakuru ku rwego rw'igihugu. Ugeze gukomoza ku izina Victoria, kandi iyo Minisiteri ya Mineforo nawe yayinyuzemo, haba hari uruhare yagize mu kugira ngo ufate icyemezo cyo kwemera kuba umunyamakuru? Victoria Nganyira niwe mubyeyi nasanze ukora iki kiganiro. Nta nubwo yari umukozi wa Minisiteri y'Itangazamakuru, yari wa Radio Rwanda, ariko Radio Rwanda imutiza Minisiteri y'Itangazamakuru, akajya mu byo akora byose agakirana nabyo. Yari umubyeyi w'umwete cyane ku buryo jewe niyo nabigerageza sinabishobora, kuko yari afite gahunda ntashobora kusobanura. Mu buzima bwe yagiraga gahunda inoze mu mibereho ye yose, kandi byaba ari mu buryo bw'akazi, byaba ari mu buryo bw'imibanire. Njya nkunda kuvuga ukuntu iyo twagiranaga gahunda yagombaga kuyubahiriza. Yari yubahirizaga natinda nkumva ndigaye pe. Niyo mwavuganye saa 3, saa 2:45, saa 3 arabagezaho. Nako itaragera ibura nk'itanu yabaga bahageze. Kumukereza byabaga ari ibintu bibi, byarambabazaga. Ariko kandi wanamukereza nabwo akihangana, akabyihanganira, ukabona nyine sinzi yari afite kamere ntashobora gusobanura, akagira n'urukundo rukomeye cyane rwo gukunda umurimo, rwo gukunda abantu, rwo kubitaho. Njya nibuka rimwe hari mu gihe cya Noheli n'ubu nananyohereza akakarita, niyo mbitekereje amarira ahita abunga mu maso. Aranakanzanira, ntabwo yakanyohereje gusa, yarakanzaniye, yanzanira agacupa kaje, yanzanira agakeke keza karyoshye, yari iriho agaseke, iyo karita iriho umubyeyi uteze urugori, iyo kandi kantu ntibwirimo n'icyahiriho n'icyansi, yanditseho ngo ma chère fille. Narayiribonye ndarira kuko kurenda guhera, numva yankoza ahantu, kuko yari umubyeyi nkunda cyane. Yarankundaga nk'uko umuntu akunda umwana we,
noneho ikindi agasa na mama, icyo kintu nacyo cyari cyaranyobeye, barasaga rwose inzobe basa, keretse ko mama yari afite amaso hari kumurushaho gake, ariko barasaga. Noneho akanankurikirana mu buzima bwanjye bwa buri munsi, urumva niwe nabaye nkusimbura kuri cya kiganiro, niwe rero twanafatanyije bwa mbere gukora icyo kiganiro. Tunavuze abantu bakavuga batari ko bavuze hehe ko twumvise amajwi yanyu iyo mbasa, n'abagiye bibeshya ko waba uri umwana we mu buryo bwa n'ubu munsi wa none abantu bazi ko ndi umwana we, kandi n'ukuri numva binezeze kuba umwana we ni iby'igiciro ku rwego rw'itangazamakuru. Navuga ngo ndi umwana we ko niwe wantoje gukora umurimo, urumva naravuze nti sibi nzabishobora, ambwira ati humura ati wowe uzabikunde gusa, ati nta bindi, nuko yambwira ati nta bindi, kandi akajya ambwira anyaruka, ntabwo yabaga yicaye hamwe. Njya nkunda kubivuga rimwe ndimo gukora editing kera, sinzi ko mu Kinyarwanda twabyita montage, hari utuntu twakoreshaga twabita nko gutunganya amajwi. Ndagushimiye. Noneho akaza agakubita ku mashini twakoreshaga, yarangiza akambwira ati rero ati dore bagira baryaga, afite na kembe, afite na kitwa scotch n'akandi kitwaga morse, akanyereka ukuntu babigenza. Hashira kanya nk'umuntu wo ku muryango amubwira ati akaza ati ariko Victoria baragushaka, akabara myotse. Nabonye n'ukuntu yabigize, ndavuga nti ibi bintu sinzabishobora, ntabwo nzabishobora, kuko nta munsi yiza yicara ngo tuze ngo nyereke uko bimugenze. Yagiraga cyajya gukata umuntu yamuhamagara akabara arenze, ngasigara nkina nabyo. Ndi ku ruhare rw'uko ikiganiro kigomba guhita byaze bikunze, gutunganya namenye ku ngufu, editing namenye ku ngufu, ndabimenya. Noneho nge nta nubwo nashyiragaho urwembe iryinyo nkabanda kase ndateranyije tururu ndagiye. Ahari byari bikigoye, ubwo amaze no kutwinjiza uko byari bimeze mu kazi umaze kugeramo mwaka 1996. Ni akazi wagiyemo ugatinya, niki kintu cyakugoye cyane ugeze mu itangazamakuru? Nyine ngewe nta cyangoye cyane navuga, gusa nuko natinyaga, numvaga kubaza ntazabishobora, ari ibintu bizandushya. Ikintu cyangoye yenda navuga kuko nahise ninjira no mu torero indamutsa, narakinaga ikinamico rimwe, rero bankinisha ibintu bibi byari bihugo. Nari umugore w'umuntu w'umwicanyi ugomba kuguhura hari nyuma ya jenoside gato, hakira amakinamico ameze gutyo bw'ubumwe n'ubwiyunge, yamamwe bavuga bati ntazadukandagirira aha. Noneho bankinisha ndi umuntu ugomba kudakunda kumuko wacazabaho, aje kudusaba avuye mu bantu barokotse ibintu nk'ibyo. Noneho umugabo wanjye afite ubwoba batazi mbese yagomba kugenda akawe kamwica kugira ngo atazamushaka, kuko barakundanaga abana nyine, nta kundi twabigira, tugomba rero gukora mu nkoko y'urwo rukundo. Hanyuma ijambo ndibukarije amano ngomba kuvuga ngo yawe yaragihitanye icyo gisore, nararivuze umutima urandya, mbura amahoro. Umva rishushanyije ubuzima busanzwe. We ndavuga ntumva kinamico urabeho, ndasezera, ndavuga we kinamico ndayiretse, singiye kuko umutima warabyimbye, numva mbuza amahoro, ndavuga ntoya ibi si ibyanjye, mpita mbireka. Kinamico nyuvamo maze imyaka 2, ko nagiye mu 96 98 nibwo navuze oya singiye kuzishwe, abantu bazajya bambura munzira bamvugiriza induru, mpita mbireka. Kubera iyo mpamvu aho ubwo hari mu ndamutsa uri gukina ikinamico, ubwo n'abantu bayikunda cyane tubasuhuze, abantu na n'ubu yakomeje kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi mu buryo bw'akazi. Kazi k'itangazamakuru ni akazi kakomeye kanagoranye, buri abantu batabikora wenda bamwe ntibabimenya, ku buryo hari igihe umuntu ashobora kugira ikosa akora nyamara yateguye ibintu bye neza, yubahirije byose, ariko akagira gutya agakosa kakamucika. Akantu wibuka kigeze nk'agakosa wakoze mu kazi, buri gihe wibuka ukavuga uti ahantu narakotoye, ni kabo babyita ni nk'agaki? Hari muri 2006 nibyo, yego 2006 nateguye indirimbo itabaho, itagombaga gutambuka. Nyine ndagenda teravuva niruka ndangije, ubu urumva nanditse sinarebye, ubundi twagombaga gushyira ku mashini tukumva ikivuga, ntabwo rero yagombaga gutambuka. Ndangije ndayitwara, ariko nari mviye mu mutima. Ikindi gihe kimwe nabitse umuntu uwo musirikare woroheje, mushyiraho ipeti rikomeye, nabona muri studio haba hari ibirahure bireba nabitya. Noneho ubwo bararinsubiza ngo ndikosore, noneho mvuga ibitabaho,
bitabaho rwose. Icyo gihe sinjya nyamyibuka suriyete na koroneri ntabaho. Ibaze niko navuze suriyete na koroneri cyane, kandi ubundi urumva navuze liyete na koroneri yari suriyete na, urumva namuzamuye mu ntera nyine ku buryo bukomeye. Noneho barensubije ngo ndikosore, hari abantu bagomba n'umuyobozi wanjye arimo mu bagombaga kugira ngo bahagarare bivuge byica byose. Tumwita suriyete na koroneri neza. Rero mu itangazamakuru ururimi ruranyererwa, kora ikintu ukavuga uti cyo korana mana y'imico, noneho ibi ni biki, cyo kintu sinjya nkibagirwa. Ako ni akantu kabayeho, nibwira ko abanyamakuru hari buri wese yakubwira ati nanjye ibi byambayeho. Ariko nanone imyaka isaga 20 na uri mu mwuga, hari ibintu byinshi wakoze, ari nayo mpamvu wawugumyemo. Biragoye kwibuka byose wakoze, ariko ni nk'ikihe kiganiro wakoze buri gihe wibuka ukavuga uti Mana ushimwe koko kuba waramfashije ko iki kiganiro cyagenze gutya? Hari ikiganiro nigize gukora kijyanye n'iterambere ry'umugore. Icyo kiganiro njya nkibuka nkanezererwa. Yari umwana w'umukobwa bateye inda akiri mutoya, abyara impanga. Noneho ngiye gukora icyo kiganiro, umuryango umwe n'umuntu twakoranaga muri minisiteri ufite umuryango uri wihariye, noneho njyanayo utagengwa na leta. Narinzi ko ngiye kuganira n'umubyeyi, ngiye nsanga habe n'akabere mu gituza neza, habe namba. Icyo nabonye, icyo nakoze ni ukurira gusa, kuko nabyo ni ikindi kintu kimbaho, nkunda kurira. Ariko akenshi nkunda kurira nezerewe. Iyo mbabaye ntabwo hari igihe ngira nkazunguza umutwe nkabimira. Ngira nkazunguza, hari ukuntu amarira agenda akikubita nk'ahantu ntazi. Imana izafashe ntazagira icyo ntwara, nabyo ni ibindi bibazo. Umwana w'umukobwa murebye, numva ndababaye cyane. Ntabere mu gituza, bigaragara ko inzara yamwishe, yabyaye impanga. Noneho turaganira, tumara akanya mbwira ubuhamya bwe, avuga n'umuntu wamuteye inda, yari n'umuntu wamwigishaga, arabivuze byose. Ndayije ngiye gutunganya iki kiganiro, ndicara ndavuga ubusa iki kiganiro uyu ko nari umucamanza nkurikije amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru cyangwa amabwiriza, uyu muntu ndamuvuga ntarabihagazeho, ndabigenzana umutima urambwira iki kiganiro kireke, undi urambwira uti gikore, n'utagikora urabuhemutse, undi urambwira uti nugikora biragukoraho. N'uyu muntu ushobora kubona muhimba utanabizi. Ndakomeza ndatekereza nari ntaratangira no kwiga itangazamakuru mu buryo bw'umwuga, kuko mu mashuri yisumbuye nize ubukungu n'ibaruramari. Ngwana nacyo numva nibuse yuko umuntu ari buvuge izina rye, ndagikora. Bwa buhamya bw'abamwana ndabushyiraho, ndamwita umwana nubwo yarabyaye afite imyaka 16. Yavuga ukuntu nyine abana bamurushye, yabuze ikibatunga n'ibiki. Iyi kiganiro kimaze gutambuka hatarashira iminsi 2, bambwira ko wa muntu yazanye indezo kugira ngo babana bitabweho na mubyeyi. Byaranshimishije cyane. Ndavuga wa murimo utuma buryo abantu babaho neza, kandi mukuri mu buzima bwanjye numva kandi nifuza ko bizakomeza. Nubwo harakanije umuntu Tom Close yavuze karanezeza, kugira neza biravuna cyane. Burya abantu mu gihe tugezemo cyane none ushobora kumugirira neza umuntu ndakibaza atari kwa hashobora kuba harimo akantu ntawamenya, mbese ugasanga ntawamenya zabaye nyinshi cyane. Kugira neza rero ni ikintu gisa n'ikigenda gikendera, kuko ubu gukora ufite iki, ariko nubwo kugira neza mbivuze gutyo uko bidafite inyungu, bifite inyungu nini cyane itari uyu mwanya none hatureba, iri mu gihe kizaza. Ibyanze bikunze iyo ukoze ikintu cyiza urakibona, nkuko umunyarwanda yavuze ngo ineza uyisanga imbere, ni nabi ushobora kwisanga imbere. Ushobora gukora ikintu uyu munsi rero umuntu akibwira atari ko umuntu yakabya yigize Yezu nyine muhwe sinzi biki, ariko kizaza ni cyiza mu gihe kizaza. Mu itangazamakuru rero harimo, nari mvuze ngo iyo bwije nta kintu nkoze ngo numve hari umuntu ngiriye neza, numva mpomzi, imba numva hari uko. Kandi igitangaje nuko nanabyibagirwa, umuntu ashobora kubona atari ko cyagiye urabona harya hari utuntu duto cyane ushobora gukora, nko kubona umuntu adafunze nk'igipesu nk'urugero, n'ibintu byoroshye ukamwibutsa mu kinyabupfura, mwahurira mu nzira ukamuhamagara, ashobora kubura atari ko ufunga icyo gipesu nka gutyo, kabone n'uko kwegera gake kakubwira ariko akagusuhuza, hanyuma cya gipesu ntigifunze cyangwa birabusanye wifungiye ndisaziye, niko babyita ibipesu bibusanye. Rero ni ubuzima bwanjye. Mu itangazamakuru harimo ibintu dukora umuntu akabikora azi ko ari akazi koko, kandi koko ni akazi kaduhemba gatuma tushobora kubaho, ariko bikaba n'ibihindura imibereho y'umuntu. Byo ibintu bibe biranezeza. Icyo ni kimwe nakoze n'ikindi nakoze mu isoko rya Kimironko, nabwo ababyeyi bari barabuze ibisima bakoreragaho, bari barimo gutaka nyine ko basoresha cyane.
hashize iminsi nk'itatu nabwo barambwira ngo babasoneye igihe numva hari barambwiye umwaka, numva nabwo ndanezerewe. Yego, ibyo ni ibintu byakunejeje, byabaye umusaruro waturutse mu biganiro cyangwa se inkuru wakoze. Reka tunarebe n'ubundi, turaguma mu kazi k'itangazamakuru ukora. Mu myaka yose ukarimo hari abantu benshi mwakoranye byanze bikunze, abakikarimo, abatakikarimo ku mpamvu zitandukanye z'ubuzima. Tubwire nk'amazina 5 y'abantu wibuka muri iyo myaka mwakoranye uvuga uti uyu muntu koko ni igitangaza. Tubwire n'impamvu. Ayewe usa ntugiye gutuma nteza abantu ingorane koko, sinjya bikunda cyane. Victoria Nganyira ari ku isonga, uwo ni uwa mbere. Ni umubyeyi wanyigishije itangazamakuru, antoza umuco mwiza, antoza kwikunda. Icyo nacyo ndakivuga kuko hari igihe kimwe nigize kurwara, ndaremba njye mu bitaro rwose muri Faisal. Noneho waje kunsura, ikiganiro nayo nta gisizi. Namubwira ariko n'ikiganiro cyo kwa gatandatu ntago gihe cyatambuga ari kwa gatandatu. Arambwira ati jyama hano, jyama ubu nyine uburaha kuri Faisal, ntago ugomba kuba mu kiganiro. Anyigisha mbese kuba mu kintu ubu nyine aha nicaye ndi hano, ntago nshobora kujya ku irembo nyine mwamfashe bugwate, ntago byakwemera. Anyigisha ibyo bintu, rimwe ndibuka nabwo ntashye akajya hamagara ngo yumve koko niba ndi mu rugo, ko yarazi ko nkunda kunyaruka kenshi. Agahamagara, telefone zari zihari ziri fixe muri 97 na 7 gutyo. Arangije ahamagara ati mumbwire arahari, akabaza abana bakambwira ko ndyamye akishima cyane. Ariko nabo natarabuse nkeje kantunganya cyane. Ikindi kintu yagiraga amabwiriza yo mu kinyabupfura ariko akazi. Nanone ntwite umwana w'imfura ndibuka ajya ambwira ati jye wambara wifubike cyane kandi wisige amavuta kunda ya gikotoro. Nkabikora ntamubajije, kumbe yangiraga neza kuko hari ukuntu ababyeyi bashobora kugira imbeho batwite n'umwana akagira ikibazo mu nda, akagira nk'umusonga utabizi, nawe ukagira umusonga ukumva urashyushye, ariko umubiri kubera klima uko imeze bikaba byakugiraho ingaruka. Ibyo rero nkabyakira gutyo nyine, simubaze byinshi. Nyuma rero iyo mbibwiye abantu barambaza ngo kubera iki, noneho nyuma nibwo naje kumusobanuza, mbonye nyine n'umusaruro byagize ko gusiga amavuta kunda bituma inda isaduka, nubwo ubutwite gusadukizeho amaribori shaduke nyine igomezaga neza. Urumva nyine ntago njya mwibagirwa. Ubwo se umwe ngiye kuvuga abandi batatu ubona ibya by'akazi gusa. Undi muntu ni Amabirisi Sibomana, ndamukunda cyane kuko yavugaga amakuru nkaryoherwa cyane nkanezerwa, akagira n'ukuntu atanga impanuro mu kinyabupfura. Hari ijambo ntaya nibagirwa yagize kuza kutubwira mu ishami ry'ibiganiro, aratubwira ati ariko nk'ubwo uvuga nk'ibintu ukavuga ngo ibyo tumaze kubabwira haruguru, ubwo ni haruguru hehe muri radio haruguru habaho nyine. Ndarifata nanjye aradutonganya akatubwira ati ntabwo ibyo bintu muvuga bibaho, nta haruguru. Ubundi Kinyarwanda munyamukivuga ko bikwiriye. Mbese yarafite ukuntu akugira inama ariko agashyiramo n'igikabwe. Akakubwira ati oya ntabwo ibyo bintu bibaho muri radio, ni nk'uko tumaze kubivuga, nta haruguru habaho nta hepfo habaho. Ubu reba ko urupapuro barwanditse, abarwandika baba bafite haruguru no hepfo. Ntabwo rero uko barwaye ngo urusobe muri radio nawe bisanisha n'iyo radio urimo, ntuvuge ibintu byawe kuko isoni, kandi umuntu ubyumva aba yumva ari wowe njiji, nta natekereza ngo wabyanditse nindi. Ubwo rero uba ugomba kubikosora. Yewe ni uwa kabiri. Abandi mana yanjye we, umuntu witwa Batakarisa Bernadette, naramukundaga cyane, n'agafaransa yavugaga. Akaba rero n'umukobwa uzi ubwenge ukugira inama, yamfashaga kumenya gutunganya ikiganiro, gukora amascript. Naramukundaga cyane mu rwego rw'akazi, yaramfashaga. Nkagira undi muntu witwa Epifania Buzizi, twarakoranaga, agakura amakuru y'igiswahili, akaba umukobwa utambuka neza cyane. Nabikundaga demarche, sinzi ko bita niba ari ingendo. Nawe akaba umuntu ukugira inama mu buzima no kumenya uko ugomba gukora ikintu. Nawe hari ikintu ntashobora kumva neza, najyaga kumubaza akansobanura ikibenda kiri mu Cyongereza, akakimbwira yihuse adatinze. Ubwo si 3 cyangwa ni 4 barabaye, sigaje umwe. Undi rero nakundaga cyane ni Liliane Kanzayire, yakoraga nayo mu makuru, mugenzi wanjye. Twarakundanaga, agakora akazi kandi akagira umwete akaguruka nk'igisiga. Nimuze ukuntu igisiga kikaniye na muremure akabara arenze.
rero yaranyubatse nawe mu kazi ko gutunganya amakuru, ukuntu yatunganyaga, ukuntu yagiraga umwete n'ukuntu yakundaga urugo rwe, yakundaga umuryango cyane. n'uyu munsi none kandi niko bikiri, bikashimisha cyane. Mbere yuko tuza kugaruka ku bijyanye n'ubuzima bwite n'ubundi, turacyari mu kazi. Uyu munsi ukora ibiganiro by'umuryango, kandi bivuge gutyo. Ubona gute umuryango uyu munsi muri rusange? Umuryango uyu munsi urugarijwe byo ntitwatinya kubivuga. Hari akajambo bajya bakunda kuvuga muri za 2000 gutyo 2003 na 2004, sida itangiye gusa n'igaragara, baravuga ngo murugarire turugarijwe, bakongera kuvuga ngo mwoge magazi amazi si yayandi. Ntekereza ko amagazi biba bikomeye, numva ntabwo gukirambika inda ku mazi, hari ushobora kwirambikaho bikanga nyine. Sinzi koga, nshaka kubyiga ariko nubwo nshaje bwose, ariko ntekereza ko koga amagazi biba byakaze. Umuryango rero uko iminsi igenda ihita ugenda ugira ibyonyi byinshi cyane, ku buryo rero abantu bagomba guhindura ingamba tukaniga, kuko ubu ngubu ibintu bishyashya bigenda biduhindukiraho. Barubyara abangaba bagenda bagira amakuru ugenda afite, bakamenya n'ayanjye yewe ntazi ko banayamenye. Kera hari ubwo umuntu yagiraga n'amabanga wenda akagira ibyo ahisha, ariko si ubu wahishute. Telefone sinzi kwibika, sinanabishobora. Ndabutse nanayibitse banatekereza byinshi, batari ko uriya mama telefone ukajya ashyira habonye buriya kwanariza bakatujora, uko umwana w'ikigera kuvugisha kuri mu maso atya neza. Ariko twebwe ntitwabitinyukaga, wenda barabumbye bati shanda burandeba bityo nta soni, cyangwa ndavuga ukavuga, ariko ubu nyine uravuga nawe akavuga. Niko bimeze. Ni umuryango uyu munsi. Uretse korona iri kubivanga, tubona ubukwe bwinshi buri wa gatandatu mbere ya korona, ariko na kenshi mu minsi isanzwe tukabona divorce nyinshi ku nkiko. Biri gupfira he, biri gutuma ingo zo muri iyi myaka zitaramba? Ubwo nkubajije nk'umuntu mukuru nawe ureba noneho ukanakora ikiganiro cy'umuryango. Reka muvandimwe, hari izina ryawe nanaryo Yves, wowe erga ibijya gushya birashyuha, niko umunyarwanda yavuze. Ubu se abana bacu tubona naryara n'inka utunze nekuva uyoroye gusa ntuyiteho ugira ngo wayibonaho umukamo. Ntabwo byoroshye kugira ngo abantu ubu ngubu nyine umushinga witwa gushinga urugo se ntusigaye woroshye nyine kuwutangira. Kera umuntu yajyaga guperereza akamenya ngo runaka avuka he, yakuze ate, yari icyakundi bene nk'ibyo, cyangwa bakanagushakira. Ariko ubu so gukubitanira se nyine muri bwa buryo bushyashya bwadutse. Nk'ubu ngubu uri bumbona akavuga atari kuri ya mubyeyi ndabona asa neza da, hanyuma bikabera bihaniyemo uwo muntu mutegeze mumenyana, mutaturanye, utamenye imico ye, mutiganye. Singiye kuvuga ngo bashakana kubera ko abantu baba bariganye gusa ngo nibwo biramba, ariko buryo umuntu muzabana mu nzu ni umushinga ukomeye ugomba gutegura neza, ukabanza ukibaza uti, kubera ku kiganiro cy'umuryango nyankora abantu bajya bavuga utuntu twinshi nkafatamo utuntu. Harimo ngeze kuvuga ngo ikinyoni kinini ukibona aho urinze, kandi ikinyoni kinini gishobora guhagarara mu giti nyine utahari ntago wakibona. Hano ushobora kuhaca kikaguta amatotoro mu mutwe, ubwo se kigutaye amatotoro mu mutwe wagira ngo biba byoroshye kugira ngo uzahakarabe. Rero abantu ubu ni pafu. Umushinga w'urugo ni ikintu gikomeye abantu bakwiye kumenya gutegura hakiri kare. Kandi na nyuma y'ibyo ngibyo ntabwo umuntu nyine mwavukanye buri wese arivukira ateye ukwe, ariko ubu ngenda niteguye nyine ko ngiye mu ijuru ryo mu isi. Bavuga ko ari ijuru rito koko, ariko mukuru ni mu isi. Ni mu isi, uwo muntu ntabwo ari marayika. Bamwe ngo hari ngiye hababera ikuzimu. Ntabwo byoroshye nyine, nibyo mvuga. Ndavuga umuntu kuko umuntu ugiye gushaka niyo ndagukunda we Yeshu, ibintu byinshi byiza cyane, hari ibintu biryoshye, ariko n'ubuki barurya bukayica. Iyo uriye bwinshi burakwica buriya, utabufunguye hebye nawe burakwica. Rero umuryango abantu bibwira ko nyine ngiye gusanga marayika wa Nyagasani, mbese ugatungwa no kusanza umuntu nyine nyamuntu uri hano mu isi wambaye inyama n'amaraso, ubabara, utongana, urakara, ugira nyine ibintu tubona bisanzwe mu buzima busanzwe.
ubwo rero umuntu ati yego waramvuze yamvuze nabi, yego sheri ubwo se byashoboka, yego nako ntabwo avuga ko yakubwira neza se gutya, avuga ati ndigendeye, yego njyewe ntabwo nabivamo. Urumva rero urugo paradizo, ntekereza ko Nyagasani afite uko yayitunganyije, ntabwo ndagerayo, ntabwo nabura inkuru zaho ntazi, ariko ikintu kigirwa neza na nyiracyo. Cyakora n'afite fondasiyo nyayo ifite imizi, iramutse iteretse hejuru kuri rukarakara, amazi imvura ikagwa ikinjiramo birahenuka byanze bikunze. Ubwo rero tugomba kumenya ngo urugo uyu munsi wa none kurwubaka, ntabwo ngiye zose ntizubakwa kimwe, ariko ntabwo ari muri paradizo abantu baba bagiye, ahubwo abantu bagiye gufatanya urwo rugendo bagiye kwinjiranamo. Maze iminsi nkundi iyi ndirimbo ya Kasiyani Twagirayezu zivuga yitwa Impanuro, irimo inyigisho zikomeye cyane. Ubonye akanya wenda mwazayumva. Aravuga ngo umaze igihe ntekereza byinshi mu buto bwacu, ngo nkibaza ubupfura bwari bwuzuye iyo nzira, ngo none zabyaye amahari. Ubupfura bwuzuye, sheri ugiye gushaka umuntu wive, yego hari undi usa nawe, barakubwira ati mukobwa nyamara utereka ndabazi ubwo murashaka kuduteranya, ibi ntabwo butagezwe intorezo, kandi koko nibyo. Bakakubwira batari kunyakubyara ko twabonye akatari yawe, ntimukambesherere sheri wanjye, kandi urarumubwiye nta nubwo birarana nako, nanjye ako kanya uhita umwohereza ubutumwa ukavuga uti dore runaka turahuye yagize atya. Uretse rero bakubwiye ngo ugenzure, warangiza ukirigira ukanga urukundo rukagutwara nyine ukaba impumyi, hanyuma ubwo uzabifata utese, uzabifatisha amaboko abiri, umusaza kugeraho uzabibona ute bya bintu bambwiraho ko byari byo. Nyamara bari kubwiye wenda ngo utangire kumva ko uzanabibasha kumutwara utyo, hanyuma ukabuze ko nyine uzaza ukamubwira uko agenza, kandi ntabwo byemera. Umuntu ari ukwe buriya. Aho ngaho ubwo nizere ko abadukurikiye nabo baba bagiye bakuramo impanuro. Reka tuganire no ku kindi kintu wigeze wakunze kugarura ijambo Nyagasani, Imana, uko tuganira byumvikanisha kuri umwemeramana, uhagaze he mu bijyanye n'imyemerere? Yampaye nka Hussein amenyamagaze mu kabyara, gusa nta na kimwe nakora ntishingikirije ku Mana, ntagisabye Imana byo ntacyo, nta na kimwe mba numva ndiho kubera Imana, nkora kubera Imana, ibintu byose ni ukubera Imana. Ubwo rero nizera Imana kandi nkanayubaha. Wizera ibitangaza cyangwa urabyemera? Ibitangaza mu buhe buryo? Hari nk'ukuntu abantu bavuga bati mu buzima hari ibintu biba bikaba ari igitangaza nyine, nta bundi busobanuro bushoboka. Ntabwo se guhumeka gusa byonyine byo si igitangaza, no guhumeka ukumpumeka nacyo ni igitangaza. Nko mu buzima hari ikintu cy'igitangaza uhora uvuga uti iki gitangaza cyambayeho kandi ni Imana yagikoze uko byagenda kose? Ni byinshi, iyo sinabona ibyo mvuga n'ibyo ndeka, kuko ni byinshi. Ubuzima bwanjye bukozwe n'ibitangaza gusa. Usangize biki? Bukozwe n'ibitangaza gusa. Kuba narashoboye kuva mu bwana nkakura nabyo ni igitangaza, nkiga nkagera aho ngeze uyu munsi, kuba narabaye umubyeyi nkabyara, cyangwa se kisi igitangaza gikomeye. Mu buzima bw'urugo imyaka 15 namazemo byari igitangaza gikomeye. Nabyo igitangaza kuko ntago wari umurimo woroshye, ntekereza ko atari nanjye wanawukoze, sinari kuwushobora, kuko mu 1998 nibwo nashyingiwe. Nakoze akazi ndwaje umugabo imyaka myinshi 13, ariko igitangaza gikomeye nabonye nuko muri iyo myaka yose sinigeze nsiba n'umunsi n'uwarimwe. Ikindi kinezeza uyu munsi wa none, mbona no kubwira abagenzi banjye b'abanyamakuru, rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashobora kukumva, cyane cyane abakora mu biganiro, akavuga ati ariko uyu muntu byagenze biti, yabaye iki, umuntu akakumenya kubera ko washyizeho indirimbo. Wenda ndibuka mugenzi wanjye mwiza gushyira indirimbo zishoreranye z'amaganya ari mu gitondo, nta n'ikibazo yari afite mu rugo. Umusaza umwe aramubwira ati ariko nk'uko koko watubwiye ikibazo ufite mu rugo rwawe gituma ushyiraho izo ndirimbo z'amaganya n'amarira. Niyo mpamvu kandi mikashya ari n'izindi zicyurirana kenshi rimwe na rimwe ushobora kutazishyiraho. Iyo myaka yose nshimishwa nuko ntigeze ngira igihe cyo guhonga cyangwa umuntu anyumve mvuga ngo amenye ngo uyu muntu yaraye Faisal cyangwa yaraye CHK cyangwa yari kandi najyaga mu bitaro kenshi cyane gashoboka ndwaje papa w'abana.
iyo myaka yose shimira Imana ko yabanye nanjye. Ni igitangaza kugira ngo nshobore gukora akazi sintake singanye sinanuke ngo mpinduke amagongoro. Igitangaje nuko nanabyibushye cyane muri icyo gihe. Nize kubabwira ko nize kuba muto cyane, nize kugira 43, shingirwa nifite 43. Wumve na buryo nari mutoya, nza kugera muri 70 n'ibindi birenga, kandi mfite ndi muri ubwo buzima bumeze gutyo. Ni igitangaza rero muri iyo myaka yose ko nashoboye gukora singira ikintu na kimwe nshimira na bagenzi banjye ko hari igihe cyo gukora mu ntangiriro 1995 ya 98 muri 2 gutyo bajyaga bamfasha wenda akavuga ati ndagukorera antene, ariko ntabwo byabaye kenshi. Ndabashimira nabo bambereye inshuti nziza, ariko icyo kintu n'igitangaza cyambayeho muri iyo myaka yose. Ntahonga nahinduriza ntabura kuri tera ntagira nte cyangwa mu kiganiro kibure kubera yuko ngwaje. Rero kuri gihe n'igitangaza. Ni igitangaza. Turi kugenda tugana ku bibazo n'ubundi bituganisha ku musozo w'ikiganiro. Uyu munsi twavuga ko u Rwanda ni igihugu kimaze gutera imbere, n'amaraporo atandukanye mpuzamahanga arabyerekana, imiryango itandukanye ihora irushima ku bintu bitandukanye ukurikije n'aho rwavuye. Uyu munsi ikintu ubona kuri iki gihugu cyacu kiza ukavuga uti yewe Rwanda ntewe ishema no kuba nkurimo uyu munsi? Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu nkunda cyane, kandi sinabona uko nabisobanura. Ni byinshi cyane cyane iterambere tugezeho riranezeza, kandi kumva nyine ibindi bihugu bivuga igihugu cyacu numva binshimishije cyane. Iterambere ryo riranezeza ry'iki gihugu cyacu n'umutekano. Colette akurikira umuziki w'uyu munsi? None se nabwo n'iki kuri ariko Yves nawe ugira ingeso mbi kose. None se ni gute ntashobora gukurikira uwo muziki kandi nyine nkukoramo? Ntabwo bishoboka. Umuhanzi mubo muri iyi minsi ukurikira ninde ukunda indirimbo ze? Nkunda indirimbo za King James, ndazikunda pe. Na Knowless ndamukunda nk'umuhanzi, ariko indirimbo nazo ndazikunda. Hari mwisi mu cyo kora zintera ubwoba, nakubwiye ngo indirimbo zirimo inyuro ndazitinya. Ndazitinya rwose. Hari uyu munsi mu Rwanda hari imikino itandukanye, abantu ugasanga bafite n'amakipe bafana. Colette afana iyihe kipe? Umvaho ntacyo mfana rwose, nkubeshye nta kipe mfana. Nsigaje ibibazo bitarenga 2. Kimwe ngiye kugusubiza inyuma ku bintu n'ubundi twaganiriye bihura n'umuryango. Wavuze uti abantu uyu munsi barahura bahuriyaho, ejo ubukwe ngo nta muntu uzi undi, nta kintu baganiriye. Umuntu ashobora kugira ikibazo cy'amatsiko akavuga ati Colette we byamugendekeye gute? Ni gute yahuye na papa w'abana niba atari ibanga? Yego ngarambe tuziranye kuva kera tukiri batoya, ariko sinanzi ko nzashakana nawe kuko iwabo ni hafi y'iwacu. Kuva iwacu ujya iwabo ni nk'iminota 30. Yaba yazaga no mu misa iwacu aho mvuka, ariko ni kera ntabwo nari nzi ko nyine rwose tuzabana. Hanyuma ndamumenya tumarana igihe kuva 1995, ariko nta 95 sinari nzi gahunda uko imeze, kuko yarazaga kundeba yavuga n'ibigambo byo kubana nkamutarutsa nyine biza gushyika, ariko urumva nari muzi. Gusa ikindi shaka kuvuga, ushobora no kuba utanazi umuntu, ariko burya kwiyemeza, iyo wiyemeje kubana burya uzasangamo ibyiza n'ibibi nk'ibyo dusezerana nyine. Iyo ugiye uzi ko ibyo wasezeranye hari ibyo uzatoranya mugashyira ku ruhande, ukagira ibyo usigaza ushatse wavuga uti ibyo ngibyo sinzabishobora mu masezerano, ariko kuba muziranye ibyo bigira icyo bimara uko byaba kose nibura. Hanyuma no kugira imbaraga z'umutima, ukumva ukavuga uti bimbyinjiyemo. Iyo mibereho yanjye buriyo ninjiye mu cyumba ndagenda, ubwo ndagenda haba igikuta haba amazi nababwiye ngo sinzi koga, ariko nzabyiga. Ubwo nshobora no kugera mu mazi nkamenya ukuntu nabigenza. Rero ndashaka kubwira yuko mu buzima bw'urugo bisaba iyo mwamenyanye cyangwa se mwabyinjiyemo, utangira kwiga noneho kwitoza
no kumenya uko ukwiye kubigenza. uyu munsi abantu twavuga ngo imibereho hari ukuntu yatangiye koroha, ariko hari igihe abantu bavuga bati nubwo ibifaranga kuri bamwe ntago ajya gwira, hari uko amikoro yahindutse ku buzima bw'abantu. Ariko abantu turya nabi pe, abantu ntituzi kurya. Ubona gute imirire y'abantu muri iki gihe? Fasha se wowe. Abantu imirire rimwe na rimwe ntibayitekereza cyangwa se ntibayiha agaciro, hanyuma bakazabyibuka mu myaka yigiyeyo, myaka irenze 40-45. Umuntu atangiye kubaza ati ariko wate harya tumbigenze nte, ati ko natangiye kumva umutima utera nabi, ati ko natangiye kumva amavunana, ati ko ngenda nkazengezwa ibintu nk'ibyo, kandi umuntu yakabaye yarabyitayeho kare. Nyine no kurya yo kumira ngo twumve mu ndaho igifu hari uko bibaye, ariko kumenya kubishyira ku rugero nyarwo ni ikintu abantu batitaho neza pe. Kandi benshi bikwiye guhinduka. None se nyine ntiturije turya, iyo turiye neza tubaho neza. Nk'ubu ngubu abantu muri iki gihe turimo cy'imivuduko, cy'imiguruko, cyo kugenda cyane, cyo gukora ibintu byinshi, ubundi hari ibyo ushobora kurya ugashyira ibirenge hasi, ugatuza, ukagira umutekano. Akaba n'ibindi warya bikagutera kurakara no gutongana n'abantu, ugasanga nyine byakomeye. Iyo abantu bakwiye kubimenya rero, kumenya ibyo kurya, cyangwa se mu gitondo ndafata ibi kugira ngo nze kurira mu munsi umeze gutya, saa sita ndafata ibi, nimugoroba ndafata ibi kugira ngo sinzire neza. Ibyo byose abantu bakwiye kubimenya. Ariko abantu barahuranya bakarya, uzi gufata umureti, kubona umuntu nimugoroba afasha special y'amajya 6 n'ifirita akarya, akarenzaho simbizi ibindi byo kunywa biremereye, harimo na Coca-Cola wenda nk'urugero, cyangwa ikawa, kandi agiye gusinzira. Ngo iyo ntambara se nawe iyo ntambara ugiye kuraramo yo gukoresha ubwonko n'igifu byose bigakora, aha gutumye ntekereza ikindi kintu. Ubundi kurya ni umurimo umuntu akwiye gukora ari ashyize hasi ibirenge atuje. Nanjye simbizi neza, ngenda mbyiga, ariko numva nzabimenya. Ubu ujya kubona ko umuntu arimo aratamira, afite telefone ku ruhande, afite ibindi bintu byinshi cyane byose agira atya. Hari n'igihe ushobora guterura ikiyiko kikagira gitya cyangwa ukanyigacira ku ruhande. Icyo gihe ntushobora kumenya ko ibyo kurya bimeze, ngo wumve bishaririye, wumve birimo umunyu se, wumve icyanga cyabyo. Uba ugomba kubyumva neza, ukabitamira, bikabihekenya, ukabimira, ukavuga uti ndabiriye. Rero nacyo ni burya nacyo ni kimwe mu bintu biranga ibintu y'inde mibi, kandi rero bigaragaza ingaruka nyinshi. Abantu bakagira umubyibuho ukabije, ibintu byaha bitya kuri umukandara waha, ugasanga mu bundagiza arya, cyangwa se burya umuntu ashatse yabirwanya. Najye burya ni imirire mibi nuko abantu bimwe na bimwe batabimenya. Aho kanguye benshi ubanza hari nanjye n'aba basore bandi turi kumwe, ubanza twese hari ibyo twari dusangiye muri ibyo. Turasa nkaho dusoza rero. Reka dutekereze nk'uyu munota, mu kanya twavuze igitangaza, natwe reka dukora ikindi. Nk'uyu munota bibaye ngombwa ko bavuga bati umubyeyi Mukandemezo Colette ahindutse mwarimu umwe rukumbi w'isi, kandi abantu bose bari ku isi bagiye kumutega amatwi n'amaso, abaha isomo rimwe niryo uyu munsi afite, nirihe somo wabaha? Nanjye we nabwira isomo ryo kubaho neza. Niryo. Ubwo gute? Kubaho neza ni bigari, nyine nanjye niyo mpamvu ufashe iryo. Kubaho neza ni ugutekereza neza, kandi kubaho neza ni ukubana n'abandi. Utekereje neza burya ushobora no kubana n'abandi neza. Nibyo natanga. Yego, tunaganire ku bintu by'imyambarire n'imyitwarire. Mu bihe byanyu umuntu abaye inkumi, niki wambaraga gute ku buryo abantu bavuga bati uyu ntagakiri akana yamaze kuba inkumi? Rero jewe ibyanjye sinzi uko ndi bisobanura. Ubundi umukobwa utangiye kumera amabere, abandi hari ukuntu bahisha, ariko gihe yaramaze ngira ntya agatuza ndakarega, ntabwo mbizi. Niba uko nakurikiranaga n'umuhungu, nambaraga amakabutura, tugakina, tukagenda ku mitumba, noneho amabere atangiye kuza, nyine nkayangenda imbere y'ababyeyi n'abandi bashyitsi bunwe nkagira ntya ngo numve ko hari icyo bavuga, nkumva nta kintu bambwira, nyine kayoberwa impamvu. Ntabwo mbizi, ntabwo byanteye isoni. Nayo yagiye yanga kuza yigumira aho ngaho hari, ntabwo nzi impamvu. Ibyo kwambara byo nambaye urukweto bwa mbere mfite imyaka 10, ariko uko murumva mu cyaro, nubwo navukiye i Kigali, yari Kigali y'Icyaro, no mu ishuri batuzaga no kuzijyana. Ubwo niyo bazitwaraga nyine bakwitaga umwirasi.
ntabwo wazitwaraga n'agakweto nkibuka izina ryako keza ka plastique kari kameze gute kari gafite akazuru gasa n'agasongoye hejuru hari udushumi ufungira ku rubavu k'akaruru keza nagakora ku nyine umva abantu babamaze hari ukuntu imyenda iza ikagerwaho umwaka umwe ibiri ejo ikavaho igasimburwa n'indi nko mu myaka yanyu ubwo ndi kuvuga nyine mukiri bato nko mu myaka 18 20 na imyenda yari igezweho icyo gihe ni nk'iyihe 18 ubwo ndayibuka nko kabyaramwe jewe imyenda hari imyenda yitwaga ntabwo bakundira kudodesha ku ruhande habarya bagashyiramo utu elastique akagahanza imbere kakaba kagufashe gafite hasi gataratse garya kakavura dufite ubutambaro bwa rutigita bwenda kumera nkaniro kakwegereye ibindi najye bakundira kwambara n'amakanzu afumuye harya mu ntugu rero basaza banjye baranadodaga nyine urumva nari gutetera cyane bakandodera tugako tugera aha dutya hafi y'amavi ntabwo byagiraga ku birenge. Hari ukuntu uyu munsi usanga abantu bajya kuva mu rugo bakikubita ibintu bihumura, abantu urasanga arisiga amavuta uyu mwaka akayavaho akajya ku yandi. Muri iyo myaka n'ubundi twavugaga amavuta yaragezweho ni nka yavuga uti cyangwa wowe wayo wisigaga icyo gihe? Ngewe icyo nzi cyo duko ngiye muri secondaire Gikotoru nayanze, narabwiye ntiba Gikotoru nyisezeyeho mwongera kunsiga Gikotoru abantu bazajya bandeba mfite vumbi rigenda ko nyica cyangwa umwenda ugasanga aho cyawahindanye. Narayanze rwose ko banguriye amavuta meza hanguriye amavuta yitwaga Jana, na amavuta yabaga mu icupa ndetse na Belle Dame iracyariho n'uyu munsi irahenda cyane. Narayisize niga mu mashuri yisumbuye. Niyo Jana ifite igicupa cy'ubururu cyiza gifite ubururu bwenda kuzama kana sinzi ukuntu niba kazahawe niba ragake. Niyo nisigaga rero nyine cyane ni poudre yitwa Exofene no ndacyahari Exofene yaguraga nk'igihumbi na magana ngahe ubimeza kugera muri 7 ariko sinkisiga nayivuyeho. Bwa mbere umuhungu akubwira ati Colette ndagukunda wifashe ute? Nagize isoni nari nyine na moto riga muri primaire ndiruka ndahuka. Bya bindi by'iyi myaka na kera byahozeho isoni ibyo abantu kugerageza guteretana bakiri bato. Dore bakana kwandikira yewe bananyandikiraga ariko nka kureba ikijisho mu ishuri nkabona kurimo kwandika ushaka kunyandikira ukarugumana na warumpaga. Hariho disi banza takiho gafaranga ariko yaranyandikiraga ajya kurumpa akongera karwihorera ariko nari no kumurega ntago nari gutinya ariko kujya kumurega dashwe. Uvuze ibyo ndatekereza ibyo bintu by'utubaruwa twabaye mu mageneration yose. Nk'uyu munsi ubonye umwana wawe akiri muto ukabona ku ishuri mugenzi we yamwandikiye akayikuzanira ati umuhungu twigana yanyandikiye mama mbigenze gute, wamubwira iki? Nareba nyine tukaganira twebwe nicyo yanditsemo undi tukaganira ku myitwarire uko yakambwira uko yakwiye kubigenza nanjye nkamuhinama nk'umuntu mukuru naba afite uko bitekereza nanjye mfite uko mbitekereza no tukageraho duhuriza kugira ngo dufate umwanzuro wese wararugifata umwanzuro wenyine de n'inzu usinasigira nyine ntamanje kubaza nese dusigira isarite akavuga ati mama ari noneho tukakora debat tukabiganiraho kaniza tugafata umwanzuro ubu ntawe ugifata umwanzuro wenyine nka kerashwe. Ngeza ndi matsiko akabazo k'amatsiko wigeze mu buzima bwawe unywa inzoga? Ntabwo nigeze inzoga inzi n'urwagwa rwa bitoki urwagwa nyine rusanzwe wamweyeho ariko mu rwinda nabwo umuntu arwibye nyine bushishibuka mu rya ku munwa kugenda rutaze ugakubitamo umuyaha karayemo nk'ejo karugotomera ariko yikego ariko nigeze no kurunywa we nawe usomezaga ibishyimbo kera. Wari bwayigure cyangwa ngo uyigurire undi muntu? Ntabwo njye kugura inzoga ntabwo mbizi cyangwa rwasigaye ariho ibintu bashobora gukora ndabyera neza imisatsi cyangwa iki bakakubwira bati uragura inzoga vange we ndayigura ntimwakabyaramo no kumbona njye kuyigura usibye gusa ni kugenda nkafata ko nyene gake ko kuvanga n'ibyo nyine byo gusinga umusatsi cyangwa undi muti wundi usanzwe nkaguruka. Bitubwire ubigenza gute, urayikeneye gushyira mu musatsi uyigura gute? Nyine kugenda nkatwara akantu gatoya wenda niba nshaka nk'akarobo ubwo rero ako karobo bakanshyirira muri ako gakombe katanamwererwamo nkajyana ku bindi nkasigaho nkigendera nkasigaho bataye inkwa simbizi. Mbere yuko dusoza ni nk'ikihe kintu wiyiziho
uvuga uti ngiye iki kintu nkiyiziho, ariko inshuti zanjye zimbwira ziti Colette uteye gutya ntabwo zikibona. Niki kintu wiziho wavuga uti n'ubwa mbere mvuze ko ari uku nibona, ariko abandi bantu kuri iki kintu siko babibona? Sindagira ntimukagira inkama cyako numva kinaniye kirananiye. Reka tugushimire. Yego ndabashimiye kandi nanjye. Namwe turabashimiye mwese abo twabanye kuri Zahabu Media. Iyi ni channel cyangwa se online TV izajya icaho ibiganiro, aho tuganira n'abantu batandukanye bakadusangiza inararibonye mu buzima bwabo, akazi bakora, by'umwihariko ariko tukagira n'abantu tuganira kuko bafite inkuru z'ubuzima zishobora kugira icyo zihindura kuri sosiyete tubayemo. Kugira ngo tujye tubana mu biganiro, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye uwa mbere ubona ibiganiro byacu. Wibuke no gukanda kwako kantu kameze nk'akayogera, ako niko kagufasha nyine akazogera. Wibuke gukanda kuri ako kantu kameze nk'akazogera, ako niko kagufasha kuhita ubona ko dushyizeho ikiganiro gishya, maze ukakibona ukanagisangiza abandi biciye aho handitse share. Nge twabanye muri iki kiganiro nitwa Yves Nkuye mu ruge, ubwo dushimiye byimazeyo Colette Mukandemezo.